Ikaze kuri IBTV Rwanda, turabashoje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Ubu rero noneho twahinduye gahunda, twagiye kurelaxinga, turi muri stade Amahoro. Mace igiye gutangira, mace y'u Rwanda na Benin. Mwebwe mwari mubizi? Yewe nsigaye nkunda umupira cyane, ariko no kuva kera kose narawukundaga kugira ngo numve nyine ngize ibyishimo, wasanga ari byo byishimo byanjye. Hari n'undi nawe ushobora kuba ameze nkanjye, nawe ugasanga akunda umupira. Mwese rero abantu bahaje, mwese muze duhane peace. Ko ndabizi ko muri benshi muri hano. Match ntiratangira, iratangira saa 12, ariko cyo mbona cyo nuko hari ambiance, abanyarwanda bitabiriye cyane rwose kuza kureba umupira. Hanyuma rero umuntu wese uri aha cyangwa uri hafi aha yandike hasi muri comment ambwire ukuntu ari kubibona. Umuntu uri aha ngaha, abandi namwe mujyeho mu kanya turanyuzaho live, turayibereka yose rwose uko yakabaye, turayibereka pe. Mukurikirane rwose, mukurikirane. Hanyuma njyewe narababwiye ko nkunda siporo, abantu bamwe barabipinga. Njye nkunda siporo ku rwego rwo hejuru, ku buryo utanatekereza ko ari njyewe, kubera yuko siporo njyewe irankorera rwose. Umupira ho rwose ndawukunda byatari, ni nayo mpamvu ubona mba nabukereye. Nje nzanye n'ibyo kwifubika kubera ukuntu muri stade hajya hakonja, mu masaha nimugoroba hagakonja cyane. Rero niyo mpamvu naje nifubitse, kugira ngo imbeho niza ntaza guhura n'ikibazo cy'imbeho. Ariko icyo mbutuye ni uko biraryoshye rwose. Sawa rero, ngaho dukomeze tubane, mukomeze mube hafi rwose. Okay, sawa rero. Dore uko stade Amahoro imeze, murabona ukuntu iryoshye cyane, hari ambiance iteye ubwoba. Match iracyabura nk'isaha yose kugira ngo match itangire, niyo mpamvu muri kubona hari abantu bake, ariko mu kanya icyo nizeye cyo nuko hari abantu benshi cyane. Katubane rero.
yewe n'amavubi mavubi Thank you.